iyihe seve. Ibyo byose nibyo tujye kugezaho hano kuri ibaba official. Reverend NSHIMYIMANA Christophe wari usanzwe n'ubundi ari umushumba mukuru wa paruwasi ya Kimironko. Iyi paruwasi ibarirwa muri diocese ya Gasabo ho mu mujyi wa Kigali. Niwe watowe kuba umwepiskopi mushya wa diocese ya Butare. Iyi diocese ikaba yaratangijwe mu mwaka w'1975. Ku ikubitiro iyi diocese ikaba yarayobowe n'umugabo wari Bishop Ndandari Justin wayiyoboye kuva mu mwaka w'1975 akageza mu mwaka w'1995. Kuri uyu rero wa gatatu tariki ya 4 Ukwakira n'ejo hashize nibwo itorero rya Anglikani ry'u Rwanda ryatangaje ko inama y'abepiskopi yateraniye mu cyumba cy'inama cy'ibiro bikuru by'itorero ikaba yahaye inshingano nshya uyu Reverend NSHIMYIMANA Christophe umwepiskopi wa diocese ya Butare. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikani n'undi mu Rwanda the most Reverend Dr. Lola Mbanda. Uyu mugabo w'umugore umwe n'abana batatu yatangiriye imirimo y'itorero mu diocese yashyira umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'amashuri ya diocese n'ubundi yashyira mu mwaka wa 2010. Nyuma y'imyaka isaga 6 yamaze muri izi nshingano yagiye n'ubundi ahabwa izindi nshingano zigiye zitandukanye mu bigo bitandukanye by'amashuri. Ibyo bigo rero harimo kaminuza East African Christian College Muhabura, Integrated Polytechnic College MIPC, cyangwa se ishuri ribanza rya Sunrise Primary School n'ahandi hanyuranye cyane ko afite impamyabumenyi zitandukanye mu bwarimu, harimo n'iyikirenga yitegura gukura muri kaminuza ya Gikristo ya Uganda, kaminuza izwi nka UCU. Reverend NSHIMYIMANA yanakoze mu biro bikuru by'itorero Anglikani ry'u Rwanda, akaba yari umuhuzabikorwa wa gahunda yo kwigira Bibiliya mu matsinda Community Bible Study. Yanakoze umurimo wa gishumba muri diocese ya Gasabo muri katedrali ya Holy Trinity kuva diocese ya Butare nk'uko byatangajwe. Uyu mugabo rero mbere yuko ayobora iyi diocese aje asimbura uwitwa Nathan Gasatura wayoboraga iyi diocese kuva mu mwaka wa 2009 akaza kurangiza 2021 agiye mu zabukuru. Akaba yari yagiyeho asimbuye Venuste Mutiganda wayoboye diocese ya Butare kuva mu mwaka wa 1995 akaza kuvaho mu mwaka wa 2007. Uyu nguyu n'ubundi wari wabanjijwe na Musenyeri Ndandari Justin watangiranye n'iyi diocese ishingwa kuva mu mwaka wa 1975 akageza mu mwaka wa 1990.